ariko nge na n'ubu sindabyumva neza pe. Harya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ntagahora gahanze. Sinjye waciye umugani gusa maze kubona ko abantu bakera barabahanga n'ukuri. Ni gute itsinda ry'abahanzi ryigeze kwitwa abami ba hip hop nyarwanda ryaburiye urengero mu muziki? Ese ni ukubera urukundo rw'abafana rwabaye ruke cyangwa? Aha, usakora aka kanya intero ni ambaka. Mwagiye ko bagarutse nyuma yo kubaho ka wa mugani bagarutse bakomeye kurusha mbere. Nyuma y'amateka y'itsinda rya Tuff Gang, ibyo simbifata nka comeback muziki gusa, ahubwo ni nko kongera kuvuka. Amahirwe ya kabiri yo kongera kubaka amateka n'ibigwe byari bimaze gusa nk'ibishyingurwa. Murabizi abantu igiye komara igihe utabahereza iyo wamenyereje bashobora guhita bakwibagirwa. Tugumane kugeza ku mpera z'iyi video kuko tugiye kurebera hamwe inkuru batujya bavuga ku buryo itsinda rya Tuff Gang ryakambakambye mu nzira y'amahwa, byose kugira ngo basubirane intebe y'ubwami muri iyi njyana ya hip hop mu Rwanda. Turabona n'uburyo wowe, yego wowe, uri umwe mu bagiye kuba inkingi ya mwamba muri urugendo rwabo rushya. Nkuko bisanzwe amazina yitwa Bex. Niba uri mushya hano ibuka gukanda subscribe ndetse na like ndetse no kuri kukazogera kugira ngo tuzabashe kubana mu zindi video zizakurikira. Akami ka muntu n'umutima we n'ukutubona dutambura tu ntawuzi ibyacu. Itsinda Tuff Gang ni izina rikomeye cyane ryageze hirya no hino mu mateka ya hip hop nyarwanda. Ngira ngo niba uri umufana wa kera urabizi ko ari bo abantu batangije umuziki wa street hip hop ndetse na gang lifestyle mu mihanda ya Kigali ahagana muri 2008. Gusa ngiye uyu munsi ntabwo nshaka kuvuga ku muziki cyane, ahubwo ndashaka ko tuvuga ku nkuru yo gukomera, kwiyubaka ndetse n'umwuka wo kutanyeganyezwa n'abahanzi banze kwibagirana. Niba ari ubwa mbere wabumvisha Tuff Gang, nakumenya ubwo ejo bundi. Gusa itsinda Tuff Gang ni itsinda ryari rikomeye mu myaka ya za 2000, ryaje rihindura umuco, rigaragaza imbaraga kandi ritsinda aho rinyuze hose. Ariko nkuko nigeze kubivuga hejuru, ryaje kuba ryatandukana risa nk'igibagirana mu mitwe y'abanyarwanda. Sasa rero reka inkuru tuyicamo ibice bitatu. Uburyo iri tsinda ryavutse, igwa hasi ry'iri tsinda n'uburyo budasanzwe twongeye kubumva mu 2023. Ndagusaba kuguma hafi kuko ndaza kukubwira ikintu gishobora kuzongera kikabarangiza, ikintu wowe nk'umufana ushobora kuzagiramo uruhare. Hahinga 90 hagacu katereri wacu nibwo mama yibarutse ubuheta gakobwa keza byabaye ikirori ndasubirwaho nshuti n'abavandimwe bateranye. Kuvuka ku itsinda Tuff Gang mu myaka ya za 2000 nibwo ijwi ry'akana karera ryumvikanye, ubwo Rwanda rwagerutse itsinda Tuff Gang. Indirimbo zabo zakwirakwiye hirya no hino mu ruganda rwa muzika mu Rwanda nk'uburyo ikirungo gikwirakwira mu gace kirutsemo. Abasore barakoze cyane amanywa nijoro kugira ngo baha abanyarwanda umuziki w'injyana wa hip hop kandi uryoshye. Gusa ibi babifashweho n'abaproducers b'ibihe byose nka Denko na Lick bagiye bafasha abahanzi benshi hano mu Rwanda, akaba ari nabo bafashije itsinda rya Tuff Gang gukora indirimbo zikigaruka kugeza magingo aya. Nta mujene muri ya myaka za 2000 utazasanga acuranga cyangwa se aririmba indirimbo zabo. Gusa cyane cyane iri tsinda ryakundwaga n'abantu bikundira ubuzima bw'icyo twakita mu ndimi z'amahanga hustling cyangwa se tag life cyangwa se ubuzima bwo kwirwanaho. Ubuzima ubundi mugabo ari Menya kurya imitima yacu yuzuyemo amaganya. Impamvu nyamukuru nuko indirimbo zabo zabaga zirimo inkuru zivuga kuri ubuzima ndetse n'amagorane ababagamo icyo gihe zasaga nk'izibasubizamo akanyabugabo mu bantu bose babaga mu buzima bwo kwirwanaho. Bageze aho baba nk'ikirango cya music mu Rwanda bw'icyo gihe. Gusa icyo bari barimo kubaka twakita nk'urukuta rw'ingoro y'injyana ya hip hop mu Rwanda rwatangiye kuzamo ibisate n'ibintu bitangira kuzamba. Kubwa kwa Tuff Gang ahagana mu mwaka wa 2009 urugendo rwabo rwahinduye isura. Abantu bamwe bari bagize itsinda batangiye gushindwa n'itangazamakuru icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Iki ni ikibazo kitari giciritse cyakoze kuri itsinda Tuff Gang ndetse gituma amaradiyo amwe namwe avuga ati muzi n'ibindi ntabwo tuzongera gucuranga indirimbo zanyu. Inkuru y'incamugongo ku muhanzi wo muri kiriya gihe, kuko si ibyo imbuga nkoranyambaga zateye imbere aho umuhanzi ashobora kwikora promotion y'ibihangano bye. Muri kiriya gihe promotion y'indirimbo ntiyari gukunda udakoresha amaradiyo kuko nicyo kintu cyumvaga n'umubare munini w'abanyarwanda. Ariko muze kumbwira nuko mubona promotion y'ibihangano by'abahanzi ku mbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda. Twigarukiye ku itsinda ryacu rya Tuff Gang, ibibazo byakomeje kwiyongera. Itsinda riratatana hagana mu mwaka wa 2015. Bamwe muri bo nka Jay Polly, Imana imuhuriko ridashira hamwe na Bulldog bahitamo kwigira mu buzima bwo gukora umuziki ku giti cyabo bwite. Ibintu byaje no kubahira abo basore bombi. Gusa abandi nka Pfla, Fireman na Green P bo ibintu ntibyaboroheye kuko bagize ibibazo byihariye birimo gukoresha ibiyobyabwenge, ibintu byatumye bahora basimburanwa inyuma y'inkuta za gereza, bituma batabasha kwiteza imbere nka bagenzi babo babanye mu itsinda rya Tuff Gang. Nkuko byumvikana byasaga nkaho igihe kiri itsinda ryari rizanye imbaraga nyinshi cyari kirimo kirangira. Kumireje neza aho ndi twaguhiga inote tag life akomeza kumireje neza Yafashe ntera perizi mfungure. Cyako tugaruka kuri Pfla kuko muri gange yose niwe naje gusanga afite inkuru isa n'iri mu dukorose twinshi. Kandi ndabizi umukundo tuntu dushya gusa sibyo. Ubundi Pfla niba utarubizi mu magambo arambuye bivuze power first ladies after. Mu mwaka wa 2021 agana ku itariki enye z'ukwezi kwa gatandatu ubwo Pfla yari yasuwe na Legacy TV nibwo yameje ko afite music label yitwa Quiet Money. What is Quiet Money by the way? Quiet Money bishatse nyine kuvuga umufungo utuje. So ni label yanjye. Nubwo benshi tutazi ibyo label n'abahanzi yaba yarakoranye nabo.
Kuri uwo munsi kandi ni nabwo yavuze ibintu tutari tuzi ku babyeyi be bombi tutazi, ati kuba famous kuri we ni umurage. Kandi unarebye mu muryango we abawugize avuga ko ari ibyamamare, uhereye kuri mama we avuga ko yabaye umunyamakuru uzwi kandi ndetse na papa akaba yarakoze muri leta bikamugira famous. Gusa biragoye guhamya ibyo avuga kuko P-Fla ntajya avuga amazina y'ababyeyi be bombi. Rero bamwe mupinga muretse kuzamura umutwe. Ese wari uzi ko burya P-Fla ari umwana wa Norway? Burya P-Fla yaje mu Rwanda avuye gusogongera ku mahanga, aho yarageze mu mwaka wa 2 wa kaminuza mu mategeko. Gusa uko yaje kwisanga i Kigali mu Rwanda byo ni inkuru ndende nkuko nababyivugira. Kubera imyitwarire itari myiza, gukoresha ibiyobyabwenge, leta ya Norway nyuma yo kumwihanangiriza kenshi yaje kumubwira iti ibi birahagije, we fata utwawe utahe iwanyu. Ubwo amafaranga yarakoreye, imitungo n'ibindi byinshi yarakoze byose bisigara inyuma. Gusa ibi byose ni byarangiye, ndetse aba basore baje guhinduka bigaragara buri wese ibintu bashimirwa n'abafana babo byivuye inyuma. Uyu munsi reka duhanga amaso aho twerekeza uyu muziki w'itsinda Tuff Gang batugaruriye, kuko ndabizi neza ko bari stronger than before nkuko nakomeje kubibabwira. Nawe urebye comments z'abafana mu myaka ine ishize kubiganira abasore bagiye bagira n'amacana atandukanye nka Legacy TV, Sim TV, Yago TV show n'izindi, ubona ko abafana biteguye kubaha amaboko nkuko babikoraga mbere. Burya urukundo rwa nyarwo rw'abafana ni ikintu gikomeye cyane. Imyaka ine si ikintu kinini ku buryo urukundo bakundaga umuntu rwaba rwarangiye burundu. Ndabizi hari benshi bakomeje gucira imanza bamwe mu bagize iri tsinda kubera ubuzima banyuzemo nyuma yo gutandukana mu mwaka wa 2015. Ariko ubundi mwaba muzi abantu bamwe babaye ibyamamare mu muziki nka Juicy WRLD, Eminem, XXXTentacion, Pop Smoke n'abandi bahanzi nk'abo benshi bagiye bita aba drug addicts, nubwo nyuma bayibayemo byaje kurangira bafasha amasomo, nyuma bagahitamo gufata ubundi buzima bushya kandi bufite intego. Nyuma yo gusiga inyuma depression, drug abuse n'ubuzima babagamo, abahanzi baje kujya bakora indirimbo ku buzima babayemo mu gihe bari babaswe n'ibiyobyabwenge, igihe bari bonyine nta muntu n'umwe ushaka kubumva, ariko bagakomeza kurwana n'ubuzima kugeza batsinze ikibi bakagaruka ku buzima bufite umurongo. Iyo urebye umubare w'abafana Juicy WRLD, Eminem, XXXTentacion, Pop Smoke n'abandi bahanzi nk'abo bagize nyuma yo gutangira bundi bushya, abakora ku nkuru z'ubuzima bwabo ubona ko ari abantu dukunda umuziki ufite amateka buri inyuma. Ni nk'ibintu mperutse no kubabwiraho muri video twabanje ya Zero Trap, wajya kuyireba niba utarajya kuyireba. Ndagira ngo mbabwire ko mwakitega kumva byinshi mu ndirimbo abahanzi bagiye kuduha, byinshi bizaryohera amatwi yanyu. Ngira ngo twese twabonye performance yabo ejo bundi kuri The New Year Groove and album launch ya The Band. Urukundo ruracyahari naho rwagiye. Tuff Gang mukeneye gushyiramo imbaraga kuri aka kantu gato, mwongere mudushyire mu mavuta ya hip hop, ubundi abafana bo naho twagiye. Ubundi hari uburyo inzoka iyo ishaje igenda ikamara iminsi iri hagati y'ine cyangwa se 9 yikuraho uruhu rushaje, ubundi ikagaruka yongeye kuba nshya. Tuff Gang rero nayo no kuyigenje. Ku wa 3 tariki 5 Mata nibwo ikinyamakuru The New Times cyanditse kigira giti The Tuff Gang crew which parted ways many years ago is back in the game. Muri rwego rw'ikinyarwanda bati itsinda Tuff Gang ryatandukanye imyaka myinshi ishize rigarutse mu gakino. Nubwo benshi batangiye kumva inkuru zabo muri iyi minsi, gusa bari barongeye kwihuza. Gusubira hamwe kwabo ntabwo ari ugushaka gushimisha abafana gusa, ahubwo ni ukwandika amateka bundi bushya. Ibigwi by'iri tsinda byateye akabaraga abandi bahanzi bazamutse nyuma yaryo, barimo nka Bruce the First, Bitre, Ish Kevin, Bushari, Kenny Keshot n'abandi batandukanye barimo gukomeza umurage wabo. Ubu rero gahunda si ugusubira inyuma mu muziki nk'itsinda rimwe, ahubwo no kuzamura hip hop nyarwanda mu buryo bushya. Sasa rero ahari uruhare rwawe nk'umufana ruri. Ese kuri wowe urabona iri tsinda rizabasha gukura abahanzi tuzi ku ntebe y'ubwami? Tubwire icyo utekereza ku igaruka ry'iri tsinda rya Tuff Gang muri comments. Igitekerezo cyawe ni cy'agaciro kurusha uko bitekereza. Ese waba wibutse gukanda kuri like? Niba utarabikora bikora. Unaduhereza n'igitekerezo cyawe muri comment, unatubwira undi muhanzi ushaka ko tuzavugaho. Kandi ntugende udasuye iyi channel niba wumva ushaka kubona byinshi ku nkuru z'umuziki ukunda. Kandi ntibagirwe gusangiza iyi video ku muntu wese ugomba kumenya iby'urugendo rw'ibihanganye. Ndakubwiza ukuri ko ikiganiro kitarangirira hano. Hari byinshi utaramenya turaza kumenya. Gusa itsinda rya Tuff Gang si itsinda rya muzika gusa, ahubwo ni ishusho y'imbaraga, igihamya cy'uko nubwo waga ukarambarara ku butaka, uko byagenda kose ushaka kongera guhaguruka. Gusubira kwabo mu muziki ni urwibutso guko inkuru nziza ari zitarangira. Sasa ubu twakibaza tuti ese ni iki kigiye gukurikira kuri Tuff Gang? Icyo kizaterwa natwe twese, abafana, abatanga ibitekerezo n'umuryango mugari wa muzika nyarwanda. Gusa sinasoza ntakubwiye ni nyaboneka ujye ugerageza guhereza support umuhanzi wawe wese ugushimisha. Komeza ugire amatsiko yo kumenya, komeza uhuguke kandi ukomeze ugumane nanjye. Iyi ni Ubu Pro naho butaha.